nibyo koko abafite amafaranga bafite abana nibo bafite ingo nziza ariko twebwe igitangaza cyacu ntabwo ari igitabo ni uw'igitabo kivugaho. Ahandi hantu ushobora gusoma igitabo letters ariko zigahinduka imbaraga. Afite uburyo he walks around things azi human nature, azi uko abantu batekereza. Shalom twongeye kubasuhuza mwese. Turavuze ngo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe aho muherereye hatandukanye. Turi hano kuri uyu munsi none rero nk'ibisanzwe kugira ngo dukomeze tuganire, twungurana byinshi byakomeza kutwubaka mu buzima bwa mwuka, mu mibereho yacu ya buri munsi. Mbere yuko rero dukomeza ikiganiro cyacu, reka tubanze dushima Imana. Turagushima Uwiteka Nyiringabo, uri Imana ikomeye, Imana igitangaza, usumba byose urahebuje. Reka tugushime ko wabashije kuba natwe iminsi itambutse, tugushime ko wongeye no kudushyigikira muri uyu mugambi kugira ngo tubashe guhura n'abakozi ba hano kuri uyu munsi. Uhabwe icyubahiro. Tugiye kuganira rero, ntabari twebwe amagambo yose avugirwa hano, reka baturutse kuri wowe kandi abashe guhaza imitima y'abadukurikiye muri aka kanya. Tubisenze mu izina rya Yesu Kristo, Imana ishobora byose, amen. Uyu munsi rero turi kumwe n'umutumirwa, tugiye kubana ku munsi wa mbere. Hari ikintu kidasanzwe urubuze kwakira, Imana iribuze kuvugana nawe kuri uyu munsi. So mbanje kwakira rero turi kumwe muri aka kanya, mpereye kuri madamu, tuguhaye ikaze. Umukozi w'Imana Legro, tuguhaye ikaze. Murakoze. Twishimiye kubana nawe, twishimiye kukwakira hano. Nubwo ari mu rugo ariko nyine ikaze turaryishimiye. Niko Abanyarwanda bavuga ngo uruta kwise umushyitsi ntabwo aba ari urwawe. Yes, thank you. Nona natwe turabyishimiye kabisa. Ahandi ubuzima buragenda, famiye mumeze neza? Turashima Imana nyine. Ibyino umwanya gukomeza kubura ariko Imana ituboneye umwanya turayishimiye. Dushimira Imana ni establishment cyangwa igitekerezo cyiza mwagize cya Hope Based Ministry. Rwose biranejeje kuba mufite iryo shaka ku mutima ryo kugira ngo mushire abantu ihumure biciye mu biganiro nk'ibi ngibi cyangwa kwigishanya. Byose n'ubwicubahiro cy'Imana. Urakoze cyane. Ibintu by'Imana ni nk'aho bitangiye hakiri kare, tugende ku myaka yawe n'uburyo ukora uyu murimo, bisa nk'aho watangiye umurimo w'ivugabutumwa hakiri kare cyane. Ese waba waratangiye ryari ibi bintu kwinjira mu bintu by'iyobokamana cyane? Iyobokamana rero ni nk'aho ari ryo ryansha, sinzi ukuntu nabyisanzemo nanjye ubwanjye, gusa ntekereza ko kuva ndi muto hari ukuntu Imana yagiye isa nisanga muri situation ngomba gutekereza cyangwa gushaka kumenya Imana cyane. Byibuka ndangije primaire ngiye nahise sinagiye kwiga muri internet, abandi twabanaga bagiye muri internet, ngiye njya kwiga mu Basilamu. Niho hantu hambere bamfunguye gutekereza iyobokamana. Urumva kugenda ufite imyizerere yawe wakuriyemo ya Gikristo, ukagenda abantu bavuga ibindi bitandukanye ndetse banaguseka bakwita ko uri umutizera. Byatumye ntekereza kuri iyo myaka ingana gutyo. Ku myaka mitoya byatangira gutekereza iyobokamana, naho mpagaze mu kwizera kwanjye. Which means ko izo challenges ni nk'arizo zabaye uburyo bwiza ahubwo butuma urushaho gushaka ibisubizo cyane bya situation wari urimo. Cyane kabisa. Urumva umuntu kukubwira ati uri umukafiri cyangwa uri umuhakanamana kandi wari uzi ngo ni wowe mwizera, byansunikiraga ahubwo gusubira ku cyumweru nabangiye muri weekend gutuma numva ijambo ry'Imana, no nkagerageza nko kuyungurura gusa ninde umbwira ukuri, ninde kubera ko hari igihe nyine bavuga ati banze bano bantu bashaka kubavuga ukuri. Ikintu kindi cyaje kuntungura mu iyobokamana nuko ndangije secondaire, nabwo icyo gihe twari turi mu gihugu cya Kenya, Nairobi.
nisanze nabwo mbonye andi mahirwe ntari niteze. Bitangira nagiye gusura ahantu ishuri n'aba invited n'inshuti yanjye, mpageze numva nta kindi kintu ngomba gukora muri icyo gihe usibye kwicara, nkicara muri Bible College nkafata imyaka 2 yose ndi kwiga just byanditswe gusa. Numva nicyo kintu cyari kinejeje at the time. Naho niho like zeal cyangwa gukunda ibyanditswe ndetse n'umurimo byavuye ndibaza. Birumvikana ko ubuzima bwawe, society wari uri muri icyo gihe, birumvikana ko yagize uruhare mu bibazo warimo icyo gihe, byagize uruhare cyane mu gusunikira, mu gushaka ibisubizo cyane. Utekereza ko ari ihenzira icyamufashije wowe, cyangwa ko wabonaga imikurire mu ijambo ry'Imana wabonaga imeze gute? This is good question. Nabonaga nta hantu bihuriye, nta hantu bizahurira pe, kubera ko nakundaga ibintu by'umupira, ukabona n'abana b'inshuti ze nyine, ukabona nyine bari babasakira nyine nkako navuga. Usanga kenshi nyine namuze bamutombokera, yagiye gukina, yatasabye uruhusha, biki byo gusimbuka ibipangu nyine nk'ibyo ngibyo. Nabonaga ntabwo I didn't expect ko nyine yozohura n'ibintu. Asobanukirwa ibintu cyane. Yes. Aho nabiboneye wenda ntangira no kuvuga ati ntangira no kumubonamo tandukaniro. Yes, gukunda ijambo nyine. Hari inshuti ze nkeya narinzi. So ni nk'icyo kintu navuga good friends yagize muri icyo gihe, zikunda ijambo ry'Imana, ariko yaramaze kuba mukuru ho gato. Umva yaratararangiza secondaire, yegereye inshuti bahuye icyo gihe, mbona ni nk'aruzo zamwakije mbese muri makeya. Byanditswe baratubwira ngo bad character corrupt good morals. Like abantu muri kumwe akenshi bakubwira influence. Ntekereza ko abantu nahuye nabo muri secondaire ya superieur nabo bangiriye umumaro cyane. Hari mu karere ka Kamonyi nahuye n'inshuti nziza z'abahungu b'abakristo nabo. Mbese ibya bindi byari natangiye kwigisha gahoro gahoro ndetse no mu rusengero, noneho ngeze abantu tubana ubuzima bw'umunsi ku munsi turi muri boarding school ko superieur nayize mba mu kigo. Abo ngabo nibo nabonye nabo kumbe biri cool kuba umukristo, ni ibintu byiza. Umukristo uri umusore kandi ukaberwa kamera neza. Urumva twega abana baho twakuriye Nyamirambo, kuba ufite ukuntu uvuga, igikundi mugendana, kumva ko gusa niba urugero niba ukina nka basket uri nk'umubyinnyi ukumva nk'abyo biri cool, nk'abyo bigezweho. Ariko kubona hari abasore bashobora kuba good in sport, bakaba good mu academic, kandi bakunda Imana, bafata umunsi wo kwiriza, bakarara mu cyumba bari musengesho, kandi ukabona baraberewe birenze. Icyo nicyo kintu kindi nabonye mbona kirankuruye ko ubundi wumvaga abana b'Inyamirambo, abantu bo mu rusengero, abaturanyi twari dufite wenda nk'abadeperi, ukabona abantu bameze ukuntu nyine bidashamaje ku maso. Ariko ahubwo wanjye abo bahungu nabonye ahubwo ni abarora modo, ni abantu bameze neza. Nabyo numva binteye ishema ryo gukomeza kwegera Imana. Nkurikije uko wenda mubivuzeho, harimo isomo ryiza ko nyine birashimangira neza ko especially mu rubyiruko, ko abantu bakuzengurutse bari hafi yawe buriya bagira uruhara runini cyane mu iterambere ryawe cyangwa se mu gusubira hasi kwawe. Ndumva no kugushepinga uko utari umeze, imyumvire utari ufite ikaba yahinduka rwose completely kabisa. Reka rero twinjire mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Iyo testimony nayo ndumva ari ingenzi cyane, hari icyo tubashije kuyikuramo. Insanganyamatsiko rero y'uyu munsi turaza kuganira ku ruhare rw'ijambo ry'Imana mu guhindura imibereho muntu cyangwa se ikiremwa muntu, cyangwa se ijambo ry'Imana rifite uruhare mu guhindura imibereho y'umwana w'umuntu. So nibi turuze kuganiraho rero mu buryo wenda mu mwanya utari muremure cyane, ariko
tuze kubijyamo neza, twongere tubyumve neza ibintu tubisobanukirwe. Abantu turi gusoma ijambo ry'Imana cyane ariko ntibihindure imyitwarire n'imibereho byacu, ukabona ibyo bintu ntabwo ntibiri gukunda neza. Ubitekereza gute ibyo bintu wowe? Bitekereza icyo ni ikibazo cyiza cyane. Gusoma ijambo ry'Imana nabyo ubwabyo ni skills. Kurisoma nabyo ubwabyo ni skills, ntabwo ari ugupfa guterura igitabo ngo usome gusa. Byaba bisa nko gusoma amakuru gusa, ariko hariho uburyo bwo gusoma ijambo ry'Imana ubizi neza ko ufite understanding, ubanje kuyigira yuko igitabo uri gusoma nyiraco muri kumwe ari umwuka wera. Niko ijambo rivuga ngo ni ibyahumetswe n'Imana, umwuka wera who inspired aba authors barenga hafi 40 banditse Bibiliya. Ukabanza kuba open ko ibintu uri gusoma uwabyanditse atari kure yawe, niba uri umukristo. Mbese ugasa open up yourself to the scriptures kugira ngo biguhindure, kuko hari abantu benshi basoma ibyanditswe byera bagashaka kugira ngo ibitekerezo byabo bibe validated, cyangwa aho kwemera ko ijambo ry'Imana rihindura imitekerereze yabo bagashaka points zishigikira ibitekerezo byabo. Niko abantu benshi basoma ibyanditswe, ugasanga bafite imyumvire Bibiliya itahindura, aho kugira ngo bemere Bibiliya bahindure. Ni nkako ndabona haba resilience, ariko nyine sinabo nyine, kubera ko ijambo ry'Imana ribashe kwinjira byahindura ubuzima bw'umuntu. Kandi nemera ko hari umwanzi mu isi, rero tashaka ko iyo mpinduka iba mu muntu. Ashobora kuzana distraction y'uburyo bwose, ashobora gutuma ibitekerezo byawe nyine bikomeza gusubira muri ya nzira yawe yo kubaho mu mitekerereze, kugira ngo utakira gusa iki gitekerezo gishe cy'ijambo ry'Imana. Like haba hari hiyo, it's almost like a spiritual warfare around that. Nkako ngewe icyo gisubizo naguha. So ukabona nyine ni ikintu gituma abantu basoma ijambo ry'Imana ariko ntibase nabyo, cyangwa se ntihagaragara impinduka. Ni ukubera ko umwuka wera atari involved. Cya kabiri ni uko hariho strongholds cyangwa imyumvire, mentality iri deep muko twabaye set up, muko twakuze ku buryo tutakwemera ko ijambo ry'Imana riza hagati y'imitekerereze yacu. Ahubwo twashaka ibivalidating uko dutekereza, ibidufasha gahoro gahoro mu kuyoba kwacu, ariko ubundi kwemera ko riduhindura nyine kandi ari ryo murimo wayo. Niko the Bible ivuga ngo ibyanditswe byose bifite umumaro kwigisha. Ariko rero imitwe ifunze tuba dushaka kugira ngo tukalokinga mbere yuko tukabanza tukalokinga. Naho ni ikibazo ntekereza ko kiri. Wow, I got message ko umuntu nyine yagiye gusoma ijambo ry'Imana agomba kuba ibyo agomba kubisha ku ruhande, akaba yiteguye guhindurwa naryo, cyangwa se kumva like ijambo rishaka gusa, nta kindi kintu. Ibitekerezo bya muntu bikaja ku ruhande, ibintu byose bikaja ku ruhande, mbese umuntu akaba ari tayari yiteguye. Bitumye ntekereza hejuru y'iki kibazo. Nk'urubyiruko ruhura n'ibintu byinshi. Urubyiruko haba ari temptations nyinshi cyane ziri around, kandi niba navuga nyine kwera imyaka, ugasanga nyine ku muntu kuba zamujyaho imbaraga. So ni gute ijambo ry'Imana ryadufasha? Uvuze icyo kibazo cyiza cyane, nibuka icyanditswe. Urumva nirinda kugira filozofi iri hanze y'ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu ngiye kugusubiza muri ubu buryo. Mu gitabo cya Luka hari inkuru, ndibaza neza ni igice cya 4, ariko confirm that. Luka igice cya 4, yes, igice cya 4 wenda guhera aho niho havuga story yose ya Yesu ageragezwa. What was about temptations, the youth were being tempted in all manners. Yesu atwigisha ikintu gikomeye hano muri no passage.
uburyo yagiye kugeragezwa yari yagiye muri gahunda zo gusenga ko umuntu wese yaba ari muri gahunda ze ari minding his own business ari umukristo ari umusore uri mu rusengero ariko umwanzi Satani ngo aramwegera atangira kumugerageza atangira kumutemptinga niko navuga ikintu cya mbere yamubwiye ko Yesu yari ashonje yari amaze iminsi ari mu masengesho aramubwira ati wowe fata uyu mugati fatira ibuye urihindura umugati urye so ikibazo nabaza aho ngaho turi gutekereza ari ikibazo kiri mu kurya umugati nta kibazo kiri mu kurya umugati ni igisubizo ahubwo umushonje nta kibazo kiri mu kurya umugati si icyaha especially ushonje umaze iminsi uri mu masengesho ariko naho ngaho niho dilemma iri nuko Satani ntabwo atubwira gukora ibi nk'abakristo kuko twebwe tumaze guca kenge tiyo kubwira ngo wice amategeko akomeye y'Imana afite uburyo he walks around things as human nature as uko abantu batekereza niyo mpamvu kutemera ko Satani ahari ubwabyo biri danger kutamenya ko ahari ari mu isi so rero kandi afite uburyo afite strategies ni cunning mu buryo bwo gushukana rero turebye gusa muri ino passage akubwira ikintu gisa nkaho ntacyo gisanzwe ikintu gisanzwe no kurya umugati ikintu cya kabiri yaramubwiye ati ndaguha ubwami bwose wewe gusa ndamya ariko ndaguhereza ibintu byose ushaka temptations nk'abasore tugira ni iyi si material things ibintu bifatika amafaranga fame kugira nyine ibintu habe niyo yo kubwira ibintu byiza habe niyo kubwira kugira umugore cyangwa kugira umugabo cyangwa kugira ibintu byo byose kuba successful muri make urumva rero ibyo ngibyo ntabwo bisoundinga nk'ibintu biri horrible terrible abantu benshi batekereje Satani bazamatekereza ngena amahembe sinzi impamvu ariko nusoma n'ubundi in Luke ari ahantu Luka yavuze ngo igice cya 20 wenda na 2 avuga ngo Satani yinjiye muri Yuda numva icyo kintu Satani yinjiye muri Yuda wenda nk'abigishwa bari kumwe iyo baza kumubona Yuda wenda umutwe wihindukiza cyangwa haruka nk'ibintu by'umuhondo cyangwa icyatsi bavuga ati none ahavuga ikijwi kimeze nk'icy'abadayimoni bari kuvuga ati ariko Yuda none yabaye cyangwa afite amahembe cyangwa yameze nk'amahembe something ariko ntabwo ibyo byiza yabikoze ari Yuda wa wundi n'ubundi gusa ariko kubera the fallen nature y'umuntu jealous yari murimo you know urwango rwamwinjiyemo toward Jesus niyo jealous n'iryo shari hari impamvu bivuga ngo ntuzemere ko izuba rijya rizima ugifite uburakari mu mutima wawe ni ukubera ko utwo tuntu ubwo burakari iyo jealousy utwo tuntu kandi turi mu mutima w'umuntu umutima w'umuntu urarwaye ntiwizera gukira ni utwo tuntu rero Satani yitiza akaba yagukoresha amahano kandi aciye mu bintu bisa nkaho ari ibintu biri bisanzwe so kuba mindful about those little things tuntu dutoya tutagaragarira amaso y'umuntu utabitekerejeho cyane umugati nta kibazo kuba successful wenda ngiye umbwiye ngo Satani avuze ngo ndaguhereza ubwami bw'isi yose nashobora kuvuga ati ngiye sindi qualified ku mwami ariko Yesu yari ari qualified Yesu n'undi yari umwami na sense ariko se ni Satani utanga ubwami urumva he can manipulate those small things cya gatatu yaramubwiye ngo wowe manuka hano uri umwana w'Imana of course abamarika barabahari Imana se yo tumupfa gutya bikore isi bano bantu bose babone kurenza abantu bose babone urumva rero ibyo bitandukanye cyane nuko imitekerereze y'umuntu wakira ijambo ry'Imana ameze ijambo ry'Imana ritwigisha ko Yesu yaje to serve people not to be served
to give power, not to receive anything. Ni nk'icyo kintu kwempowering abantu, gukiza abantu. Urumva rero iwe Satani yarashatse kubimanipulatinga ngo bibe opposite, vice versa. Kandi iwe cyamuzanye ari ugukiza. Mbese uburyo ashobora kumanipulatinga situation, izo strategy zo guhindura ikintu gisanzwe no situation in life akama yihinduraho twist. Kera ukaba uri muri danger. Rero iyo mindfulness ndabizi ko ntanzi igisubizo gisa nk'ikiri deep, ariko nyine ako birumvikana wenda gishobora kuba natandikiriye cyane, ariko ku musore ngiye ntekereza kubika ijambo ry'Imana mu mutima kugira ngo ujye umenya to discern every tons of situations, kugira ngo umenye utuntu twose. Nubwo it sounds paranoid, ariko turi muri fallen world. Utabaye careful nyine wasanga waguye muri temptation utanazi n'ukuntu wahageza aho hantu. Mu miryango ngo usanga hagenda havuga ikintu cy'amakimbirane, usanga bivugwa henshi amakimbirane mu miryango. Utekereza gute nawe urubatse, utekereza gute ko ijambo ry'Imana rishobora kuba uburyo bumwe bwo gufasha amakimbirane aba mu miryango? Cyo ni ikibazo cyiza kandi gikenewe mu gihe ngiki, kubera ko abantu benshi iyo hari n'abumva statistics z'uburyo imibanire y'abantu imeze, ababijyamo bakabivamo, bikaba byanatera n'abatinya kubijyamo cyane rwose, kubera kumva ko ukuntu bimeze. Ikoti y'umuntu numvishe iransetsa ngo abatarabyinjiramo babumva ari cyo kintu bashaka cya mbere ku isi, ababirimo bakumva ahubwo bo bisohokamo. Urumva rero icyo ni ikibazo gihari muri iki gihe. Ariko tugaruka nanone ku ijambo ry'Imana, kubera ko ni umugani avuga ngo inzu y'umuntu ayubakisha understanding. Umuntu ntabwo yubakishwa, mbese it's a misunderstanding. Iyi knowledge y'Imana cyangwa ubwenge bw'Imana ushobora kubakaho umuryango ugakomera. Kandi opposite to what the world shows, isi yitwereka ko niba uri umugabo ufite amafaranga menshi urugo bizaba bikoroheye. Niba uri umumama nawe ufite abana for example, urugo ruzakunda. Ariko se nibyo koko abafite amafaranga, abafite abana, bafite ingo nziza, nibo bafite ingo nziza. Urumva rero kumenya the ultimate thing, jambo the ultimate muri no minsi ndarikunda cyane, kumenya ikintu cy'ingenzi cyane kuruta ibindi. Amafaranga mu rugo ni meza, kugira abana mu rugo mukagira ubyaro ni umugisha mwiza, kugira ibyo mwakwifuza, gusa neza, mugaragara neza muri Instagram, couple goals mu posting musa neza, ni byiza, ariko they are not the ultimate things. Ntago ari byo, si wo mutwe, si yo rufatiro, si wo rufatiro. Urufatiro ni Imana, urufatiro ni Kristo. Nicyo abantu benshi babura muri iki gihe, nuko bavuye kuri urwo rufatiro. Mbese ibindi byose byiza nibyo byabaye number 1. Bibagirwa ko Imana ariyo number 1. Iyo itari number 1, ikintu cyose Imana itari number 1 kirapfa. Kubera ko habe niyo n'urugero natanga no mubashakanye umugabo n'umugore, umwe atekereje ko umugore we ari we number 1 mu buzima bwiwe, si sounding romantic. Ni byiza uvuze ati you are my everything, you are my motivation, you are everything to me, ariko that is gonna fail unfortunately, kubera ko Imana atari yo number 1. Ntiwagihuza n'abantu benshi cyane, ntimwacyumvikana n'abantu benshi rwose. Nta kibazo bemerewe imyumvire yabo, ariko uwo mwashakanye niba umukunda kuruta urugero ukundamo Imana, bizatera ikibazo gikomeye. Bizatera ikibazo gikomeye, kubera ko Imana ihaba mu byiza mu bibi, kandi noneho kugira Imana ya mbere ni naho ukura, niyo source y'imbaraga zituma umukundo wanyu. Ni nkako nabivuga, kubera ko iyindi approach yose wakoresha
bizaba bigoye niyo mpamvu nyine hari ibibazo mu ngo. Nicyo cyonyine kuko biroroshye guhusha icy'ingenzi ukagira ngo ubwo ukunda uwanyu birahagije. No, urukundo ukunda Imana rugomba kuza hejuru umwanya umwanya buryo usabana n'Imana muri wowe. Niba bitari 100%, niba bitari ku mwuzuro mwiza cyangwa urugero rwiza, it always reflect uburyo ufata uwanyu cyangwa uburyo mubanye. Ibyo ni ibintu twese turubatse. That's how I see even myself. Iyo numva mfite akajagari mu mwuka wanjye, all the time nshakisha blaming, nshakisha umutaza nyine, kubera ko niko turemwe. Ugira gutyo ukabwira umuntu nabi kandi bitari biri necessary, ari uko hari connection nyine yabuze yakagombye kuba the source of your calmness and joy and kindness. Byose bituruka ku Mana, niyo soko y'ubuzima bwacu. Iyo rero iyo soko ifite akabazo, yitobyeho gatoya, ibyo dufite muri twebwe, which is bad, nk'umuntu kamere muntu, which is bad. Urumva n'ibisoko yatobye, niba ibiziba wowe kuragira ngo nuguha abandi biziba, noneho ukibaza ngo ikibazo cyabaye he, ugatangira kwibaza no kubeshyera ngo harya nta nkuru tugeze kumva turi abana ngo umugabo n'umugore bigeze gushwana bavuga ngo imbeba yaciye he, ngo undi ngo yaciye hari, undi ngo yaciye hari, bararwana. Anything can start up imirwano idateganyijwe, itari necessary, idakenewe, kubera ko gusa nyine abantu batari where they supposed to be. Je niko kino kibazo ngiye nkibona. Niyo nama wagira umuntu w'umukristo wamenye Imana, uhora usoma ijambo ry'Imana, ariko agasanga ari down. Uyu munsi yabigenzemo neza, akumva nyine iyo connection arayifite nk'uko wari umaze kubivuga. Iyo abantu baruzinze connection n'Imana cyangwa batakiri mu mwanya aho bagomba kuba, usanga ariho nyine ibibazo biba. Troubles start from there. Ni gute umuntu yoguma kuri iyo soko, regardless ibibazo, regardless ubukene, regardless ibintu biri around muri iyi si ya none, nawe ukuntu ibintu bimeze, akaba kuguma aba ari connected n'Imana. Ubajije ikibazo cyiza, kandi nakunze nyine ijambo nawe ukoresheje ko ari connected to the source. Sinzi niba nubishije neza ko ari kubabajije uburyo umuntu yaguma ari connected. Iyi ni challenge twese nyine isugeraho when the business of life tugezeho akenshi umuntu ashobora guhuga akibagirwa, ariko ikintu gihora cyatuma uhora ugaruka utanatinze. Urumva mvuze ngo uhora ugaruka, ahubwo byatuma nyine uko uhora ugaruka rimwe na rimwe wazagaruka ntongere gusubirayo, ukaba icyatuma ugaruka rero, cyatuma ugaruka ku ijambo ry'Imana cyangwa cyatuma ukomeza kuba connected. Ni ukumenya ko ijambo ry'Imana ari ryo ryonyine rifite ubusobanuro bw'ubuzima, the meaning of life, igisobanuro cy'ubuzima. Ijambo ry'Imana kurigira icyizere, iyi mpora nibwira cyane, numva mu bitekerezo byanjye cyangwa dono niba ari experience yanjye, nuko uko ndushaho kumenya Imana niko ndushaho kwimenya. Uko ndushaho kumenya Imana niko menya ibingombwa. So kumenya ko satisfaction in life, ibyakunezeza mu buzima bitari hanze y'Imana, kumenya ko identity, your whole identity itari hanze y'Imana, kumenya ko in terms of bad things happening, suffering happening, kumenya response y'ijambo ry'Imana rivuga. Ibyo byahora bikugarura, aho kugira ngo ibya nka muririmbye ngo byantesheje umutwe nibyo byabaye impamvu yo kwegera Imana. Uriya muririmbyi John McLeod afite indirimbo nziza cyane avuga ngo the troubles
bring you near to the cross. Icyo kintu ni ukubera ko mu ijambo ry'Imana cyangwa muri Christianity turimo turavuga ku mukristo suffering tubasha gusobanukirwa suffering kuruta any other world view ku isi hose abantu babayeho n'abazabaho. Ntabashobora kudusobanurira suffering. Ijambo ry'Imana ryonyine rishobora kudusobanurira suffering, tukabona suffering mu buryo buri healthy. Suffering ubwo ndimo ndavuga kubabara, guca mu mibabaro. Ijambo ry'Imana ryonyine ryo ridusobanurira icyari cyo. Nta handi hantu wajya, nta rindi dini wajyamo ngo bagusobanurire suffering, bagusobanurire imibabaro nk'uko Bibiliya isobanura imibabaro. Rero nta handi hantu ufite ho kujya usibye muri Bibiliya kugira ngo usobanukirwe ko Yesu yaje guparticipatinga muri iyi mibabaro. Rero nibi natwe tuyicamo ntabwo ari ikintu wavuga uje hariya nk'abatizera Imana batera bavuga ngo ni gute Imana yemeye ko ibintu bitubaho bigatuma barushaho kwihunga no kujya kure yayo. Twebwe dusobanukiwe suffering ko ni part of life, ni ubuzima bwa muntu wese wavutse ku isi, kandi ko hari sense, hariho meaning, hariho na end story itarangirira muri suffering, ko situations zahinduka. Identity uriwe nk'umuntu. Niba identity yawe utayishakira mu Mana cyangwa mu ijambo ry'Imana, nta handi hantu hazima washakira identity ngo igire akamaro. Rero niyo mpamvu kugira icyizere ijambo ry'Imana ukamenya ngo niho nkura identity, niho nkura meaning of life, niho nkura purpose of life, niho nkura satisfaction, the real satisfaction. Nta kindi kintu nk'ubusabane n'umwuka we, nta kindi kintu ushobora gusatisfy. Nothing in this world can satisfy. Nuko niko ngiye mbifata. Niyo mpamvu n'ubate aho najya hose it's running after the wind. Nta kintu gishobora kunzanira satisfaction, nta kintu gishobora kunzanira purpose, nta kintu gishobora kunsobanurira the meaning of life. Meaning of life, abantu benshi they are going crazy kubera kutamenya what's the purpose of life, why am I even here in this world. Abenshi bagahitamo to end their life. Abantu unfortunately abantu benshi nowadays ari n'abatending their life mu buryo like sense like suicide, ariko baka destroying their own life babibona. I'm going to use alcohol, I'm going to use icyari cyose akakira agafungura akiyakira akavuga ngo let me drain, reka mfate ubuzima bwanjye mbushire hariya bugende. Abibona ko ari ku destroying. Yes, abibona ari abenshi bamara kugera aho hantu bakabyakira ko they are destroying their life and they know it. You know, but they don't have choice kubera ko batizeye. Yes, icyo babura ni iki ngiki. They don't have substance, they don't have anything. Ariko twebwe rero impamvu navuze ngo duhora tugaruka and rwose hopefully that we stick to it, nuko ari cyo cyonyine gifite meaning of life muri world views zose zo ku isi. I can emphasize that ngo abantu babyumve. Ku isi hose mu biremwa byose byabayeho, nta handi hantu ushobora gukura the sense of belonging, of identity, of satisfaction, of meaning of life more than ijambo ry'Imana. Amen. He explained it in details, in full, all aspect of life. So what a amazing ikintu gitangaje gutyo ngo dufite ijambo ry'Imana, impumeko y'Imana. Yes. Niyo reason rero naho umuntu kugira ngo ajye ahomeza agaruke. Twihita tugana ku musozo, ndabona igihe twihaye kiri kudushirana. Ndakubaza ibibazo bibiri wenda kubinsubiza rimwe mu ncamake. Icyambere, hari abantu batekereza ko ijambo ry'Imana ryanditswe kera rishaje. Si ijambo ryanditswe mu myaka 2 ishize 3 ishize. Hari abantu batekereza ko rishaje, ryanditswe kera, amategeko n'amabwiriza byabyo n'ibintu biri old. So
utekereza gute ko bishoboka cyangwa se byoroshye kubihuza n'ubuzima bwa none burimo iri terambere rimeze ritya ikoranabuhanga rimeze gutya ubitekerezaho gute? Ikindi cya kabiri ndaza kukubaza ni ubuhe buryo bwiza itorero rya none dushobora gukoresha mu gukwirakwiza ubutumwa bwiza dukoresheje izi platforms iri koranabuhanga guhera ku muntu mutoya kugeza ku muntu mukuru? Reka mbitemera kuri icyo ngicyo kubera nk'iki kibuka kubera ko ari naco mfitaho amakuru makeya kugira ngo mbe honest. To be honest, sinzi ukuntu nyine nge iyi move of technology ni nkaho yanskipinze. I don't know, ariko ngomba kwegera ababizi bakamfasha. Urabona twatangiye gukoresha nka za Facebook na Instagram. Ndibuka Facebook iza ndagira ngo ikiza nahise mfungura account. Twajyaga muri cyber ugafungura account ukishyura ibiceri ukareba ga scrolling, ari ikintu ugenda hariya ugakora once a month, can be even a time. Ko icyo gihe telefone zari zitaraba popira cyane, abantu ushobora kumva gutyo bakagira ngo turashaje, ariko nyine nibyo hari ibintu bitamaze igihe buriya abantu babazi ngo bimaze igihe kinini cyane. Technology ntabwo imaze igihe kinini, yihuse cyane no mu myaka ya 2010 ntabwo nari mfite telefone. I think my first phone was like bari bazifite ababyeyi n'umuntu mukuru, n'ababyeyi bari bafite ugatira ukaloginga in ukagira, ariko twebwe niyo bagufite agatelefone wo gufite kakandi ko gukanda nimero cyane ko tutabaga tunazemera rimwe na rimwe abana bato muri Afrika basangaga ku mashuri ariko rero ntekereza ko nanjye ngomba kubegera. Hari abantu bafite ubumenyi, abantu bafite background muri ICT. Wenda ndimo ndavuga ku bijyanye na the whole website yo gusharinga, ariko ibiri simple nka gukora post no kugira gute. Rwose ntekereza ko urubyiruko rwagombye gufata iyo opportunity hari yo gusangiza ubutumwa bukarara burebwe n'abantu benshi. Hari ikintu kitwa algorithm gisambaza abantu aho bari bareba ibyabo ukaza utanakomanze ukaba uwagezeho. Urumva icyo ni ikintu gikomeye gihari, ubukoze umurimo ukomeye. Rwose twese tugomba gushira ukubuto tugasesengura cyangwa tukaexploiting iyo opportunity hari. Ikibazo cya mbere bajije ari cyo numva nyine nge nishimiye cyane. I'm an old school. Nubwo hariho tablets umuntu ashobora gusa, ariko there is nothing like reading pages. It makes me feel type of way iyo ndi gusoma Bibiliya nkoresheje my own Bible, my book. Ubabajije tari kwera icyo abantu bamwe bashobora kuvuga ati ibi ni ibintu byanditswe kera, ibintu hashize imyaka n'imyaka. It's interesting ko even today uyu munsi aba archaeologists cyangwa abantu bagenda bacukumbura, abantu bagenda biga amateka ya civilization za kera, abantu bagenda mu butayu za Egypt bakagenda bareba abantu bahabaye bacukura umucanga babona udupapuro tungana gutya, baraduhuza bakagafata bakagashyira wenda na manuscript bafite za kera. Niba bagakwiye nko mu gitabo cy'ubuhanuzi bwa Yesaya ari agapapuro, kubera ko aba scribes abanditsi barandikaga bakandika imizingo myinshi bakagenda bayohereza ahantu henshi hatandukanye kugira ngo abantu bose basome. Ugasanga ahantu hashize imyaka 1200 abantu batakihatuye. Urumva nk'abantu babayeho muri 800, ugasanga agapapuro karacahari, bakaza bakagashyira against Bibiliya dufite uyu munsi bagasanga birahuye. Icyo rero ni ikintu ni nk'igitangaza gihari uburyo Imana yarinze ijambo ryayo, yarari preservinze ku buryo ritigeze ryangirika. Abantu bashaka kuvuga ati hajeho amaversion menshi ya Bibiliya, ese namenya gute iri kuvuga ibyanyabyo? Ndagira nkubwira ngo ahubwo noneho uko versions nshyashya zirimo zirasohoka niko noneho zirimo zirakoresha noneho na technology ihari yo guhuza manuscripts za kera.
bagahita bakora direct interpretation kuva mu gihe baracanga ikigiriki bakahita bayizana mu Cyongereza dukoresha uyu munsi. Icyongereza twumvikanaho uyu munsi. Urumva ko nka Bibiliya zageze zibaho za kera nka za King James, urwo rurimi ntago abantu bakirukoresha. Icyongereza kigenda gihinduka bitewe n'imyaka igenda ishira, ururimi rwa rwose n'Ikinyarwanda. Nko muri primaire Ikinyarwanda, ariko Ikinyarwanda cyari giteye ubwoba. Mu ishuri nk'Ikinyarwanda twiga mu ishuri ntabwo ari cyo umuntu wese akoresha uyu munsi. Kigoye cyane. So ugasanga rero interpretations nshyashya noneho zirimo zirafata za direct manuscript bagenda batora ahantu hose hagiye hatandukanye, abantu bagiye babika bafashe neza, bagahita banazisobanura mu rurimi wowe wumva direct ijambo kuri indi. Bibiliya ntabwo yigeze ita agaciro, ntiyigeze ita meaning, ntiyigeze ita anything. Niba hari igitabo nyine ikintu dutandukaniyeho n'andi madini, reka mvuge urugero nk'Abasilamu. The miracle of Islam is the book, is the Quran. Icyo nicyo gitangaza cyabo nk'Abasilamu. Ni igitabo baha agaciro, bavuga ko kidashobora guhinduka. Ariko twebwe igitangaza cyacyo ntabwo ari igitabo, ni uw'igitabo kivugaho. So Yesu ubwiwe kuba ari muzima, kuba aciyereka abantu, kuba gihindura ubuzima bw'abantu, umuntu agakira akamenya neza ko ari Yesu wamukijije. Icyo ubwacyo ni ikintu kirenze, gishobora gutuma umuntu avuga ngo oh, this is not just a book. Kirenze igitabo. Izi ntabwo ari inyandiko gusa, niko Paul yanditse aravuga ngo the letter, we do not preach the letter because the letter kills but the spirit give life. Ibyanditswe bihinduka umwuka utanga ubuzima. Naho ngaho ni itandukanye. Nuko nubwo igitabo ari special, hari n'ikirenze igitabo, hari umwuka uri behind iki gitabo utanga ubuzima. So, niyo mpamvu rero nashishikariza umuntu utekereza ushidikanya ko igitabo cyabuze credibility cyangwa cyatakaje umwimerere, nope. Kiracyari intact, kiracyafite imbaraga. Zijyanye n'igihe. Kuko ubwabyo Paul yanditse mu Roma aravuga ngo ubutumwa bwiza ubu ngubu dusoma ubwazo nizo mbaraga zihesha umuntu uzabwizera gukizwa. So nta handi hantu ushobora gusoma igitabo letters with ink ariko zigahinduka imbaraga. It's amazing. Nuko rero ngiye nabwira uwo muntu nkamubwira ngo dufite igitabo kiri special, ariko beyond the book we have a man who is even more special. Amen. Jesus Christ. Amen. Ndaza wenda kubaza ikibazo cya nyuma turangana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Nakubaza wowe ku giti cyawe uburyo bwiza utekereza umuntu yasoma yakwiga mu Bibiliya, uburyo wumva bwakwifashishwa. Wenda wowe tuvuga bitanga icyo gihe mbere, ariko hari umuntu uri kubyiga ubu ngubu uri gutangira kwiga ijambo ry'Imana, wumva ari ubuhe buryo bwiza bwabafasha kugenda kubyinjiramo baryigishije, cyangwa se n'izindi strategy dushobora gutekereza? Ndumva uburyo bwiza bwo kwiga ijambo ry'Imana cyangwa gusoma ijambo ry'Imana twari twabivuzeho dutangira no kwemera umwuka wera, kubera ko ari we the author of the book, mukaba mwicarangiye cyose ugiye gusoma. Icya kabiri nguciye mu ijambo bitandukanye ho gato n'ikimi cyane nabajije mbere. Hano ho ndabaza tureke kwita kuri impact ijambo ry'Imana riri bumugireho, ariko ku muntu like uri tayari kuryakira. Ariko gusoma ijambo ry'Imana biragoye ku bantu. Umuntu icyafasha abo bantu gutangirwa urugendo rwo kwiga ijambo ry'Imana. Ndumva ahantu heza ho gutangira gusoma ijambo ry'Imana ni ugutangira gusoma about Jesus, gusoma Yesu. Tangirira mu Isezerano Rishya, hera kuri Yohana, hera kuri Matayo, hera kuri Luka. Ariko strategies ntago biragoye kubwira umuntu ngo bonera umwanya ikintu atarasogongera cyangwa atararyo. Burya
the more you read nicyo gitangaje, iyo usomye chapitre imwe nibwo wumva iya kabiri nayo wayisoma, kandi ikindi n'ubumva urushye si ngombwa ngo usome chapitre 10 ku munsi. Abantu benshi ni they exhaust themselves ngo ngiye gusoma biriya n'umwaka nzahera ku itangiriro irangiza nuko ngukuruha uzahera mu itangiriro. Good stories ziryoshe cyane ziremwa zaba Yosefu zaba Noah ziri very zifite image ziragaragara. Nugera mu kuva still good naho harimo story Egypt Exodus like kuryo bambutse nazo ziri captivating, ni good stories. Wagira mu tangira kugera mu bindi bitabo za Deuteronomy ibibazo bikaba kubera ko ni ibitabo bisaba ko ufite prior knowledge, hari ahandi ugomba kumanza understanding kugira ngo bitakuboringa cyane. Njyewe nasomye Deuteronomy na Numbers na Leviticus, narabanje gusoma Hebrews. Maze gusoma Hebrews insobanurira uyu murimo w'ubutambyi reka nsome mu isezerano rya kera, aba ari bwo mbyumva ibyo bavugaga mu isezerano rya kera. Ako ntago nasomye Leviticus gutyo, nabanje gusoma Hebrews nuko umenya ibitabo bikorespondingana mu isezerano rya kera. Urumva rero nugenda ugakubitana na Deuteronomy, Numbers uzahita ubumbika ibitabo hari ujya kuryama. Ariko nusoma strategically ukabanza gusoma about Jesus, who is this Jesus, kubera ko mu gitabo cya Luka igice cya 24 kavuga ngo ibyanditswe byose ibyanditswe byose ngo bivuga kuri we, bihamya Kristo. Ngo ariko wenda mushobora muze kuza gusoma iyo passage, abantu bagenda bava ku gituro bari kuganira ibya Yesu batazi ko bari kumuganiza, batanazi ko ari we. Nyuma ngo amare kugenda bahumuka amaso bamenya ko ari we. Bari kumwe. Yes, hasi hahita havuga uburyo ibyanditswe byose, ibyanditswe mu bitabo bya Mose. Urumva ibyanditswe mu bitabo bya Mose n'ibinga ibino bitabo bitanu bibanza. Aho ibyanditswe n'abahanuzi, ngaho reba abahanuzi bose bari muri Bibiliya, major prophets, minor prophets, ndetse ngo n'ibyanditse muri za Zaburi. Havuze muri za Zaburi wumva Proverbs, Ecclesiastes, Psalms n'ubwayo, za Job, hari hose poetic books zose ngo byose byavugaga kuri Yesu. So urumva iyo summary, the prophets, Moses and the Psalms all together talking about the person Jesus Christ. So ubanje kumenya Yesu first, byagufasha. Ubanze gusoma iza accounts za witnesses, abamubonye bamukozeho, Matthew, abanditse kuri we bafite amakuru bahawe n'abagendanye na Yesu nk'abaruka, ukumva ugasoma ubuzima bwa Yesu, byazoroha kuza gushakisha izi details zose ziri hano hirya inyuma. Ariko banje kumenya Yesu first, who is this Jesus. Ngewe niyo strategy njya nsangiza inshuti zanjye ndi kubabwira about how to read it easy, nuko banza gusoma about Jesus gusa hano mu isezerano rishya, izi historical accounts z'ubuzima bwiwe, ibitangaza bye, uburyo yabayeho n'urupfu. Wamara kubyendisinga byose byakorohera gutakoringa these other books hano. Waba wamaze kugira inyota ihagije yo gustudinga more details. Ariko hariho ku bandi bantu wenda bo theologian, hariho izindi resources, hariho nka za Logos website ujyamo ugasearchinga amagambo yose mu gihe burayi kigiriki byose bikaguhairiza meaning. Noneho ngaho ni secondary level, no muho ugeze kure bashaka kujya deep. Yes, ariko ku muntu utangiye a bit by bit, tangira uryaho gahoro bizaza uzareba peti ahiza. That's what I can say. Urakoze cyane. Reka tugushimire rero tugana no ku musozo wacu w'ikiganiro cy'uyu munsi. Narakubazaho byinshi ariko ndabona umwanya usa nkaho dushiranye, wenda Imana idufasha tuzabona umwanya tubivugeho ku burambuye. So reka tugushimire rero twabanye, nshimire rego ko wabashije kuduhereza umwanya wawe. Wakoze cyane. Nawe twabanye wadukurikiye turagushimiye. So nimba hari icyo bashije kumva muri kiganiro kigufashije, kibashije kuguhembura, usanga izi video inshuti zawe hirya no hino, turabadufatikanyije kubaka imitima ya benshi, turabadufatikanyije gukora uyu murimo w'ivugabutumwa, naho ubutaha mugira amahoro y'Imana.